Reka nongere mbahe ikaze nanone inshuti bakunzi bacu muri iki kiganiro mumaze kumenyera. Ndabashimira cyane ku bamaze kutugaragariza ko badukurikira muri iki kiganiro. Hari abamaze gukora subscribe banagisangije abandi kugira ngo kibagereho ari benshi. Reka rero uyu munsi mbararikire kuganira namwe ku bijyanye n'amahame shingiro cyangwa amahame ashingirwaho amategeko. Akaba ari amahame mpuzamahanga amategeko menshi agenda ashingiraho, cyane cyane amategeko mpanabyaha. Uyu munsi rero nabitiyemo amahame nibura 3, siyo y'ingenzi cyane kurusha ayandi, ariko ari mu yabanza kwitabwaho. Ariyo mpamvu ngira ngo mbararikire kuyakurikira, kuko abenshi ntibayazi kandi nyamara bafitiye akamaro. Akamaro tuvuga ni uko ushobora kugira ingorane ukagongwa n'amategeko ndetse ukanarengana kubera kutamenya iryo hame kandi wari kurenganurwa. Ihame rya mbere ngira ngo tuganireho ni ihame ryitwa ni mu Kilatini ryitwa nullum crimen nulla poena sine lege. Ni ihame rikomeye cyane twakita nk'inkingi ya mwamba mu butabera. Ikaba ari ihame akenshi rishingirwaho mu mategeko mpanabyaha, ryifashishwa mu gusobanura ko nta muntu ushobora guhanirwa icyaha cyangwa se guhabwa igihano mu gihe nta tegeko ririho. Bisubiremo neza, nta cyaha kiba kiriho cyangwa se igihano mu gihe nta tegeko rishyiraho icyo cyaha cyangwa icyo gihano igihe wagikoraga. Muri makeya, mu gihe nta tegeko ririho nta n'ushobora kuguhana, nta n'igishobora kwitwa icyaha. Nyamara abantu benshi ntibabizi, ntibazi ko hari ibikorwa dushobora kwita ibyaha ariko ntawe bihura n'ibyaha, kuko ntabwo amategeko yabiteganije. Reka dufate urugero rutoya. Nk'aha mu Rwanda tujya tugira ibikorwa rusange byo kwitabira ku misozi y'iwacu cyangwa se aho dutuye. Dufate nk'urugero rw'umuganda cyangwa se inama z'ubukangurambaga, hakaba abatakitabira nk'icyo kiganiro cyangwa umuganda. Ese uwo muntu byakitwa ko ari icyaha yakoze? Ntabwo ari icyaha, kuko leta ntiyigeze ishyiraho ko kizaba ari icyaha. Nta tegeko rihari rihana icyo cyaha waba wise icyaha. Nta tegeko rihari rihana ko umuntu utagiye mu muganda cyangwa se umuntu utagiye mu nama azahanwa n'amategeko. Icyo gihe rero, mu gihe nta tegeko rihari, nta gishobora kuba icyaha. Ni urugero rugufi nari ntanze cyangwa se rworoheje kugira ngo byumvikane, ariko iryo hame ni mu mahame mpuzamahanga ndetse ryashyizwe no mu itegeko nshinga ingingo ya 29 kugira ngo rirengere ubutabera, rirengere abantu kugira ngo boye kujya barenganywa n'amarangamutima y'abandi. Nicyo bimaze gushyiraho amahame nk'ayo ngayo, no kugira ngo hatazagira urengera akaba yakoresha amarangamutima, noneho ikitari icyaha bakakigira icyaha. Iryo hame rero ni ihame mpuzamahanga rikoreshwa ku isi hose. Aho waba uri hose, iryo hame uzaryibuka ko ryakurengera. Ndarisubiramo, riravuga ngo nullum crimen nulla poena sine lege. Ni ihame ry'ingenzi mu mahame mu mategeko mpanabyaha. Irindi hame umuntu akwiye kuba azi mu mahame arengera abantu ni iryo bita presumption d'innocence cyangwa presumption of innocence. Ryo abantu bashobora kuba baryumva ariko ntibumve igihe rikoreshwa neza. Presumption d'innocence cyangwa presumption of innocence ni ihame naryo mpuzamahanga, naryo nk'uko nabivuze mu mategeko itegeko nshinga ry'u Rwanda mu ngingo ya 29 rigaragaramo. Naryo rivuga ko nta muntu ushobora kwitwa umunyacyaha cyangwa ngo umuntu avuge ko yakoze icyaha mu gihe nta rukiko ruramuburanya cyangwa ruramucira urubanza ngo rumuhamye icyo cyaha
mbese umuntu ukekwaho icyaha ntashobora kwitwa umunyacyaha, ariko nyamara akenshi birakorwa. Kuba umuntu yaketsweho icyaha, itangazamakuru rigahita riza hehe na hehe, imbuga nkoranyambaga, bati umuntu ni ruharwa, yakoze ibyaha, yakoze ibi n'ibi, yakoze ibi n'ibi, yakoze ibi n'ibi. Ariko iryo hame rivuga ko umuntu wese aba akiri umwere mu gihe cyose nta rukiko rubifitiye ububasha ruramucira urubanza ngo rumuhame icyo cyaha. Aribyo rero bisaba no kwirinda kugwa mu makosa yo kugira uwo wita umunyacyaha, kuko ukita umuntu umunyacyaha bumucire n'urubanza. Iryo hame rero ririho kugira ngo risigasire rinakumire abantu bashobora kurengera umuntu akaba yagira ibibazo kubera ko yiswe umunyacyaha. Ushobora kwitwa umunyacyaha kandi urengana, ariko bikakugiraho ingaruka ubuzima bwawe bwose, ugaterwa icyizere, ugatakaza byinshi kubera ko wiswe umunyacyaha, kandi nyamara abantu bashobora gutegereza ukabanza ugacirwa urubanza, rimwe ukaba umwere cyangwa se kikaguhama none ukaba nyiri cya cyaha. Abantu rero bakunda kugwa mu ikosa ryo kwita umunyacyaha kuko yakurikiranweho icyaha. Ukurikiranweho icyaha wese ntashobora kwitwa umunyacyaha, ariyo principe yitwa presumption d'innocence cyangwa presumption of innocence. Principe rero dukwiye kumva neza, tuzakomeza no kugenda tuyihuza n'izindi ngero, kuko abenshi muranabibona, ujya kubona ukumva umuntu nyine yakurikiranwe n'ubutabera, yafunzwe mu buryo runaka, ariko nyine yamaze no kuba igicibwa, ariko si byo. Iryo hame rero niryo rirengera cyangwa se risa n'irihagarika amarangamutima ku bantu bashobora gukoresha ubutabera nabi, cyangwa se rikabuza n'abantu bashobora gukoresha ingufu zabo kugira ngo baharabike abandi. Niyo mpamvu rero iryo hame umuntu akwiye kujya aryibuka mu gihe byaba ari ngombwa. Presumption d'innocence, ntawe ushobora kwitwa umunyacyaha mu gihe nta rukiko rufite ububasha rwari rwagira gute, rwari rwamucira urubanza. Irindi hame ngira ngo mvugeho naryo rirakoreshwa cyane, ndetse abenshi nta nubwo bazi ko rihari. Ukimara gutangira gukurikiranwaho icyaha uhita ko umera nk'utaye umurongo, ariko nagira ngo abantu bamenyere kujya birwanaho mu buryo bw'amategeko, nibwo ko navuga. Ukamenya ngo niba ngeze muri situation runaka, mfite uko nakwitwara mu gihe ntari nabona ubundi bufasha, ntari nabona umunyamategeko, ntari nabona umwunganizi muri rusange, ukamenya uko wakwifata, ukamenya uko wakwitwara imbere y'ubutabera. Iryo hame ryitwa in dubio pro reo. In dubio pro reo ni ihame naryo umuntu yakitwa inkingi ya mwamba mu butabera, kuko habaho ko, reka ndisobanure, in dubio babivuga ni ukwibeshya, kwibeshya cyangwa dute, kugira dute. In dubio pro reo, kugira dute cyangwa gushidikanya. Gushidikanya pro reo bigomba kurengera uregwa cyangwa ukurikiranwa. In dubio pro reo, ugushidikanya kugomba kurengera uregwa cyangwa se ukurikiranwaho icyaha. Bivuze ko mu gihe umuntu akurikiranwaho icyaha ariko hakabaho gushidikanya ku cyaha yakoze, cyangwa se gushidikanya kw'abatangabuhamya, cyangwa se no gushidikanya ku kintu icyo ari cyo cyose, ibyo bigomba kurengera uregwa. Habayeho gukora icyaha cyangwa ukekwaho icyaha, ariko abantu barabivuga ukuntu gutandukanye, umwe aravuga ibi, undi akavuga ibi, ntibihure. Uwagufashe wenda ushinzwe gufata abakurikiranyweho ibyaha, raporo yatanze itandukanye niba wagize gute. Rero iryo hame rirakomeye cyane, kuko rivuga ko mu gihe habaye gushidikanya uko ariko kose, uko kwaba kungana kose, bigomba kurengera uregwa akaba umwere. Kuko bavuga ko aho kugira ngo urenganye umuntu umwe wenyine, warekura abanyabyaha 100 bazwi ko bari barohabwa, ariko ukabarekura bakidegembya.
aho kugira ngo ufate umuntu umwe umurenganye, warekura abanyabyaha igihumbi bakidegembya rwose. Bivuze ko rero mu gukurikirana ibyaha cyangwa se no kubugenza, iryo kosa rishobora kubaho, abantu bakibeshya ku bintu. Icyo bibeshyeho rero, iyo utabizi ko iryo hame rihari, ko kwibeshya cyangwa se gushidikanya bishobora kukurengera, urumva ko nyine biragenda ukaba wahanwa kandi uhaniwe ibintu bitari bikwiye kuba ari byo, ndetse akaba biba n'umwere kuko habayeho gushidikanya ku byo wakoze. Reka mbaho urugero rworoshye. Ubu hariho ikoranabuhanga ryitwa DNA ryo gusuzuma ibimenyetso bya gihanga. Reka tuvuge ko wenda bagukeka ko ufite umwana runaka yitwa uwawe, ariko rya koranabuhanga ryapima rikavuga ngo uyu mwana ahuje isano na runaka X ku kigero wenda cya 90%, cya 90%, afite isano ku kigero cya 90%. Icyo gihe uko gushidikanya kuba bitari 100%, ubwabyo ni ikintu cyatuma urengerwa. Cyangwa se reka tureke iby'isano z'abantu, tuvuge n'inyandiko. Bakoze isuzuma bavuga ngo iyi nyandiko turabona ifitanye isano n'iya runaka gusa, bakarekera ngo ifitanye isano. Kugirana isano ntibihagije, bigomba kuba 100%. Cyangwa se habaye icyaha runaka, harakekwa ko hakozwe icyaha runaka, bakabaza ngo abari bahari ni bande? Ati umwe akavuga ngo nabyumvise, undi ati nasanze byabaye. Wenda tutagiye mu bintu birebire kugira ngo tutaza kunyuranya n'ikiri hame rivuga ko ugushidikanya uko ariko kose kurengera uregwa. Ngira ngo narisobanura muri ubwo buryo. Icyo bimaze rero ni uko nta witwaza imbaraga afite ngo arenganye umuntu. Ubundi nibyo bikunda kubaho, ugasanga umuntu akoresheje imbaraga cyangwa mu bihe bikomeye cyane, ugasanga rimwe na rimwe na za leta zirabikora, ugasanga warengana kubera gushidikanya gusa. Bafashe iperereza n'ibyo rigomba gukorwa, ariko ukareba neza kuko nta muntu ushidikanywaho, utanga ubuhamya budashidikanywaho. Icyo gihe rero wisanze mu bintu nk'ibyo, ukaba uzi neza ko uri mu kuri, hariho gushidikanya, uzitabaza iryo hame ryitwa in dubio pro reo. Ibyo byose ndumva kubimenya ni ngombwa, nubwo ushobora kugira umwunganizi cyangwa umunyamategeko kugira inama, ariko hari n'igihe waba utamufite. Nibutsa ko aya mahame ni amahame mpuzamahanga akoreshwa ku isi yose. Tuzakomeza kubabwira n'andi mahame kuko ni menshi cyane. Abenshi bita ku mategeko gusa yanditse y'ibihugu, ariko n'ayo mahame aba arimo ayo mategeko bagenda bayashyiramo, agenda akoreshwa. Mujye mwibuka rero ko ayo mahame akoreshwa mu mategeko niyo ashingirwaho mbere, kuko ni amahame mpuzamahanga. Niyo ashingirwaho mbere, akabanza hakumvwa ukuri kwayo. Ariyo mpamvu kumenya amahame nk'aya ngaya ari ingenzi ku muturage uwo ari we wese, yaba umunyarwanda cyangwa n'ikindi gihugu cyose urimo ku isi, kuko uyu muyoboro ntabwo ari uw'abanyarwanda gusa, ntabwo ari abari mu Rwanda gusa, ni uw'abari ku isi yose, kuko tuzajya tubagezaho amategeko cyangwa se amahame nk'uko nabivuze, agenda aba afite aho ahurira ku isi yose. Numva rero nk'uko mugenda mubigaragaza, munatugaragariza ko ikiganiro ari cyiza, nongeye kubashimira. Nkaba ngira ngo uyu munsi ngisoreza aha ngaha, nkomeze kubategurira n'ibindi. Hari n'ibyo mugenda mudusaba ko twavugaho, mukomeze mutugaragarize icyo twababwira kurushaho, kuko duhari kubera mwebwe, duhari ku bwanyu. Tuzakomeza tubashakire ibyabafasha gutera imbere mu myumvire no mu mikoreshereze y'amategeko. Ndabashimiye cyane,
naho ubutaha.